byose mana nkunda ni wowe ugena byose. Mwetse Nyabitanga yakoze urugendo ajya gutabara muri Kenya agaruka amahoro, nubwo yagiye kwikamyo ivuye muri Majerwa akamugejeyo yari mu mifuka y'imicayi kamugejeje amahoro. Mwetse yakamwana none ndamukweretse ariko ngo ubukwe yabusubitse ura mwana w'imuhanga ni fiemere mwarabyaye none amani sha byose gase Pacifique afite imyaka 40 akira umusore ni 39 wa muntu senga neza waje kumuteza umugore wabyaye niyo mpamvu yamukatiye. Reka yakamwana tumukubita umwana muto ufite imyaka 20 areka kuva mu ndangamirwa kubomora kwa kange twe turi kubomora turi mu maje Sodoma. Ibyatoye yakamwana w'izimana sha byose mbigusabye ndikuye ku mutima kubwa Yesu Kristo umwami wacu.